azi ko ibintu by'imari muri iki gihe ni ukubikora wihishe ariko akereza umuntu twahuriye ahantu niba yitwa ngo ni ngo ni Sifa muhamagare numve da ako se uhora wasinze urabaza ngo ndisiko se ni wa mugabo umwe mu yes no Yesu umenye ute ko wari wanyobeye none se imari wazizanye oya nzi ko ukunze gutuma utwereka nze maze reba izo wazanye zamponje sawa wivuga menshi kivuga buhora ahubwo noneho hano nashye baje banyirukanka banzu ureba ntabwo cyemera ntabwo cyemera umva ni zaburi zigira amafaranga mva mari do babyaye ndi bitemera ariko nanjye bitemewe twatubure tu ariko ube wazanye twa muri Kongo none se wahanyitiranye njye mwacerwa y'imipaka muraza mu Rwanda noneho bari kugufata bakanakurasa iyi pantaro yawe se twagiyemo rako mbona mudupakira banzumereze mane uri nazo na senti umva amafaranga arahari nazo umva ubu narambiwe amanyarwanda hene n'amadolari hari inzoga zimwe bita karigazoke ahubwo zinkorano wa musenzi boss imari yanjye yikoreho umaya amafaranga ntago byavamo izi sizazinde bashiramo amatafari n'ifumbirera ariko zigira amafaranga nje nshaka kubakamo inzu n'imodoka hayitunga ntarayitunga ntago nzabivamo uko bazandasa urirengagiza ko se ubukore bitemewe ntago babyema ariko reka nkubwize ko none ubuzima sidanje gusa ariko reka nkubwire u Rwanda rukanuye amaso umutekano ni danje ibi byakwica umva ntago mvuze byinshi bini nzakubwira ubutaha ngere umunyabuzima bitwara birwanyaga ntago ubona ukuntu narangiye mba nabinyweye nyine ntiwacuruza ikitanywa ibi ntago nawe ko ngiye byanyicura ubuzima ahubwo nzabicuruza mbona amafaranga none bose kutari kuma amafaranga uzanye ububure 200 sibwo twavuganye ubu ngubu 200 izi nzoga zo uzazindanira ubutaha ngiye kuba nguhaye ibihumbi okay kamengwaye 30 hano nta kibazo kubizi ko dukorana igihe kinini ko dukora ibitemeye mu gihe kinini gusa nyine abaturage nta kintu babaza babona asegabanya amagambo waranakiza meshka y'abagombozi boss ndi gusaba imbabazi nyine tuba twaciye ku mipaka ni mpamvu ziyo twabikuye mutubabarire nyine abafozi niko tumera tuba twasinze twabinyoye ntiwacuruza icyo utanywa okay ubitse angaye murakoze ba boss nimwe mudutunze noneho buretse ngiye kuko ndi umukiri nahanzwe iyo mari no ku mupaka ngo yuhaciye ngo nta n'imisoro utanga kuko rwose kombona uzamfatisha umva bubitse iyo mari ndaje nohereze kadogo uhitiye umuhereza kubera gusinda ndi kubimena ndi baje ntago wagira udasinda rwose